neza mwese. Iyi ni Gatgisimu Room, uruganiriro shuri rw'ubukristo. Ni icyumba kibereyeho gukomeza kuvuga iby'ubukristo muri iki gihe butavugwa cyane cyangwa ngo abantu banabwiteho uko bikwiriye. Ni icyumba cyaziye gutera umwete abakristo no kubagenda iruhande no kubasindagiza kugira ngo mudasigaraho muri. Ni icyumba cyaziye gutunga agatoki ibibonera. Icyumba cyaziye gutunga agatoki ibyabangiza kugira ngo atagira usigara. Ni ukuri gahunda yanjye nuko nta mukristo wasigara inaha kubera ibihendo by'iyi si bihita biza bikagenda. Ubwo rero nta kindi kinzindura ni ukugira ngo nabamaze umwami Yesu, abamuzi bakomeza baryohere, abatamuzi nabo bamumenye. Amateraniro duheruka twebwe twagize umwanya wo gusoma ibyakozwe n'intumwa, hanyuma tuza gusanga yuko mu by'ukuri ubwo abakristo bari barimo buzura umwuka wera, hari abandi hanze babarebaga bakagira ngo basinze. Noneho ababarebaga bakagira ngo basinze, babonye amahirwe yo gusobanurirwa ibyo bari barimo, 3,000 muri bo barakizwa. Rero nabyo niko mbibona. Ubukristo uburebera hanze atabuzi, hari ubwo abagira ngo nisindwe cyangwa nuguta umutwe, ariko utinze akahatinda akicara kumva icyo tuvuga, hari ubwo asobanukirwa nawe akamera nkabo, agasoza agira ati bya bintu ndabona bifite umurongo. Ubwo rero iyi Gatgisimu Room ibereyeho ibyo bintu bibiri: gukomeza gutera umwete abakristo kugira ngo badasigara, ariko kandi no gusobanurira abatekereza ko ari isindwe, abatekereza ko ari ubusazi, kugira ngo bahinduke, niyo batahinduka babisobanukirwe basi. Be kubyita isindwe kuko sinaryo. Ubuzima bwacu nyuma yo uboneye Yesu nta kindi umuntu yabigereranya, habe rwose. Ubwo rero Yesu ndamubakundishije mwebwe mutaramumenya kandi namwe bamuzi, nyabuna mukomeze murebe uburyo mutava iruhande rwe ngo mutwarwe n'ibyo twabanje kuryagagura cyangwa kuryaho bitari byiza na n'ubu bikitubeshya ko byabihuje naho buryoshye. Kaze rero mu cyumba, mwebwe mubashije kuhagera, mureke tuganire. Insanganyamatsiko y'uyu munsi iragira iti: inzu y'Imana ni inzu ngombwa. Inzu y'Imana ni inzu ngombwa. Hari impamvu birumvikana ituma ntegura insanganyamatsiko nk'iyi, kubera ko turi mu gihe inzu z'Imana zirimo zifungwa, izindi zikanakingwa. Turi mu gihe nk'uko byagiye biba mu bihe bitandukanye, aho hari inzu runaka zirimo guhabwa agaciro kuruta izindi. Abantu, hari inzu ubu ngubu bitabiriye kurusha izindi. Hari inzu zikunzwe muri uyu mujyi wa Kigali, hari inzu zikunzwe muri uru Rwanda, hari inzu zikunzwe muri iki gihugu, hari n'inzu zikunzwe ku rwego rw'isi bidashidikanywaho. Rero abantu benshi muri iki gihe barimo baratwarwa n'amazu atandukanye, kandi amazu afite bitandukanye akorerwamo. Ntabwo ari benshi muri iki gihe bashishikariye iyo nzu, ariko mwibuke ko navuze nti insanganyamatsiko yacu ni ukugerageza kwibutsa ko ari inzu ngombwa, kwerekana umumaro wayo mu yandi mazu, kwerekana umwihariko wayo mu yandi mazu, kwerekana aho ihuriye n'andi mazu n'aho itandukaniye nayo rwose. Nicyo ngicyo tugiye kuganira mu minota mikeya. Ibi nk'abakristo ntabwo bigoye, kubera ko muzi ko mu minsi ishize twizihizaga ukumurikwa kwa Kristo mu rusengero. Ubwo yageraga mu rusengero, abandi baratashye yigumirayo. Agumyeyo baza bamushaka, baje bamushaka baramubwira ati kuki wadukoze ibi bintu rwose ugasigara inaha twagiye? Biratubwira ngo yasigaye asobanuza abantu yasanze muri izo nzu z'Imana ngo baganire iby'iyobokamana. Ababyeyi be rero bamugezeho
yababwiye ikintu ngo ntibagisobanukirwa, ariko na n'ubu ngira ngo nanjye ntago ndacyumva neza. Ntago ndacyumva neza, ariko yarababwiye ati ntimuzi yuko nkwiriye kuba ndi mu nzu ya data. Nuko Kristo yatangiye ubutumwa. Niyo magambo amwe muyavuga bwa mbere, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Ntimuzi yuko nkwiriye kuba ndi mu nzu ya data. N'iki cyari muri iyo nzu arimo noneho avuga ati niyo nshaka guhamamo? N'iki gikorerwa muri iyo nzu arimo yiyegurira ibihe bye byose? Kandi aho twumvamo n'abandi bantu, Ana ndetse na Simiyoni, abantu bari barahisemo kuba mu nzu y'Imana ubuzima bwabo bwose. Ana we yari yanahisemo kuhaba, nyuma y'aho agiriye ikibazo cyo gupfusha umugabo, ntabwo yongeye kugira ahandi abona yajya. Kandi koko aho muri iyo nzu Bibiliya irambwira ngo yahamyemo, hanyuma abonye Yesu aravuga ngo icyo nashakaga nakibonye. Bishoboke rero ko muri iyo nzu habonekeramo ibyo tudatekereza bishobora kuba byatugirira umumaro kurusha nuko twibwira. Nagira ngo nkosore utuntu nka tubiri mbere y'uko nkomeza. Hari abantu benshi bazi ko turi abanyamwuka cyane, abakristo, bityo ko tudakenera ibifatika cyangwa ko tudakenera ibigaragara kugira ngo ubukristo bwacu bujye mbere. Ni ikinyoma. Niba ubukristo bugiye kujya mbere, turagomba kugira aho bugaragarira, turagomba kugira aho bubonekera, turagomba kugira aho duhurira, kubera ko tudahuye ubukristo busigara mu kirere kandi twebwe dufite imibiri. Iyo umuntu afite umubiri rero warangiza ukamugira umunyamwuka cyane, ajya umuhuha umuyaga umujyana aho ushaka, kubera yuko wamwimye igifatika yisangamo kimwibutsa ibibugaragarira, bikamwibutsa ibitagaragara mu buzima bwe. Ubukristo bwubaha umubiri. Ntabwo ubukristo ari ubugereki bwa bundi bwavuga ngo ndapfuye, ngo mvuye mu mubiri, ngo haleluya, ngo haleluya, ngo umubiri ngo ntago nari ngukeneye, ngo wari gereza. Oya, ubukristo bukunda umubiri kandi burawubaha. Ubukristo bukunda ibigaragara kandi burabyubaha. Niyo mpamvu Imana iza gusanga tudakeneye umubiri, iba yarakomeje ikaba umwuka nitwiyereke. Umuntu rero wabonye Imana iza mu mubiri, uwo mwanya hari ukuntu ibitekerezo bye bihinduka. Ari mu mubiri ntabwo akeneye kumugira umunyamwuka cyane kandi acyambaye umubiri. Rero twebwe abakristo, nyuma yo kubona Yesu, Imana yigira umuntu, twubaha ibigaragara, twubaha ibintu bifatika. Nayo mpamvu na Yesu atabiciye intege ubwo yazaga. Muri iki gihe rero turimo, abantu bafite inzu nyinshi barimo gukunda kandi barimo kwitaho. Ni byiza, ariko uyu munsi ikinzanye ni ukwibutsa isi yacu ko inzu y'Imana nayo ari inzu ngombwa. Ubundi rero mu bihe bitandukanye abantu bubaha amazu atandukanye. Hari igihe cyageze hakaba muri uru Rwanda, reka nkoresha muri uru Rwanda, hari igihe abantu batari bazi agaciro k'inzu umuntu araramo. Umuntu akaba yagenda kubaka ikiraro agashyiramo inka, arangiza akaziryama iruhande, agasasa hasi. Nta nzu bwe afite yo kuraramo, ariko akumva inka zabona aho zirara. Iyo ni impinduka zagiye ziza mu Rwanda. Hari igihe cyageze mu Rwanda umuntu akaba yakubaka ibindi byose ariko ntiyubake ubwiherero. Iyo nzu akumva nta gaciro ifite, akumva ntago ikenewe, akumva ntago ikenewe mu gihugu. Twagiye dukora urugendo, icyakora ubu ngubu abantu bageze aho bakunda iyo nzu yitwa ubwiherero, kugeza n'ubwo bayikura ku mpera z'isambu, kuko ubundi n'abayigiraga bayishyiraga iyo kure. None ubu twayizanye mu zindi nzu, nk'uko abenshi babifite mu mazu yabo. Rero ibyo si igitangaza. Inzu zigenda zigira agaciro gatandukanye mu bihe bitandukanye, zimwe zigahabwa agaciro, izindi zigateshwa agaciro. Ariko uko umuntu agenda amenya umumaro w'inzu runaka akongera akayubaha. Ubu ngubu kuko abantu bamenye agaciro k'ubwo bwiherero, bakamenya ko iyo batagize inzu yitwa ubwiherero bitera umwanda, bitera uburwayi, bitera ibibazo bikomeye cyane mu buzima, bize kubaka iyo nzu, bize kuyishyiramo imbaraga. Ubu ngubu aho butari ni hakeya, kandi ngira ngo amatorero n'abandi bantu barafatanya mu guca ubwo bujiji mu bantu bose. Ariko ikigutangaza, hari aho ugera ukabwira umuntu, ariko se wakwihanganye ukagira iyi nzu bita ubwiherero,
ubwo ndahazi yo kure cyane tugiye gukangurira abantu kugira izi nzu, kuko hari inzu twebwe twasobanukiwe zifite agaciro kandi dushishikariza abantu kugira. Uko ubona umuntu simfite uko nayigira, ngiri hano mu rutoki, ugasanga afite urutoki ruva nk'hano rugera nk'iriya, ariko ntabwo ashobora gusaturaho ngo amenye agaciro k'iyi nzu nayo ayubake. Ibyo rero byatwaye igihe kandi biracyanagitwara, aho ni mu Rwanda, ariko hari n'ibindi bihugu byongera ngo batari banatangira no gutekereza ko iyo nzu ari ngombwa, ariko igihe kizagera bamenye agaciro kayo, bamenye ko abana babo barimo gupfa kare cyangwa barimo kwicwa n'indwara n'uburwayi batwara kwa muganga, ko amafaranga bivurisha yakubaka iyo nzu kandi bakarinda uwo mwanda. Inzu yo kubamo nayivuzeho, ntabwo abantu benshi byaragoye kugira ngo bemere yuko bakeneye inzu yo kuraramo, bumve ko ari byiza kuryama ukaruhuka. Hari n'abandi n'ubu ngubu bumva kuryama ku muhanda ntacyo bitwaye, mbese bumva ari kimwe no kurara mu nzu. Ubwo bigira abanyamwuka cyane, bakavuga ngo ijuru ni isakaro, isi ni sima, ni icyumba, ubundi bakaryama bakumva bari mu cyumba. Turi abantu, tureke kwigira abanyamwuka cyane nk'aho tudafite imibiri. Dukenera ibigaragara, dukenera ahantu hagaragara dukorera ibintu runaka, biratwubaka, bitugira abantu runaka. Ariko uretse n'inzu runaka n'umumaro wayo, ikindi kigenda gihinduka mu mateka ni uburyo iyo nzu iba iteye. Mbere ushobora gusanga mufite akazu mwita ubwiherero, umuntu ageramo akumva atinze kuvamo, ariko ugasanga muteye imbere, cyangwa se niba ari inyuma biterwa n'uko utekereza, mukajya imbere mukubaka, noneho ya nzu mwitaga ubwiherero ukabona none ifite ubundi bwiza buruta ubwa mbere. Ibyo nabyo ni ibintu tubona mu mateka, kandi n'iki gihe dusohoyemo gifite inzu kirimo guhereza agaciro gatandukanye. Hari inzu bashaka ko zisa neza, hari inzu bashaka ko zikomera, hari inzu bashaka yuko zitagomba kubura mu mujyi, hari inzu bashaka yuko zigomba kuva mu mujyi, hari inzu bashaka yuko zigomba kubakwa mu mujyi, hari izo bashaka ko zishira mu mujyi no mu gihugu. Ariko hari n'izindi nzu bashaka ko zibamo. Inzu ya minisitiri akoreramo ni inzu y'agaciro, ni inzu rwose itabaye mu mujyi ahubwo byaba ari ikosa. Ni inzu yubakwa neza, ni inzu igirwa ndende, ni inzu y'agaciro mu gihe tugezemo. Ntabwo ariko byari bimeze cyane. Hari inzu z'abatware n'ibyo, kaba n'iz'abami aha mu Rwanda, ariko uko zisa ubu siko zasaga mbere. Hari andi mazu ya ngombwa adahari mbese ntiryarema. Inzu ya perezida zikomeye cyane mu gihugu, ni inzu birumvikana umwami araramo, ni inzu ngombwa. Mwibuke ko navuze ni inzu y'Imana, ni inzu ngombwa mu Rwanda no mu isi yose. Ariko ntabwo ariyo yonyine ya ngombwa nk'uko mwatangiye mu nyumva. Hari n'izindi nzu ngombwa ahubwo tutagiye tumenya ko ari ngombwa. Ubwo nyine harimo n'izo z'abaperezida bacu, harimo izo z'abaminisitiri bacu, inzu abana bacu bigiramo ariyo mashuri, ni inzu ngombwa kandi turazikeneye mu Rwanda rwacu. Inzu abana bacu bakiniramo, ubwo ndavuga ayo masitade, aho hose twidagadurira, ni inzu ngombwa mu Rwanda rwacu. Inzu abana bacu bivurizamo, ndavuga ibyo bitaro, ni inzu ngombwa mu Rwanda rwacu. Ariko hari umwihariko, buri nzu igira umumaro wayo. Ibikemukira kwa perezida ntabwo ari byo bikemukira mu nzu y'ubwiherero, ibikemukira kwa minisitiri ntabwo ari byo bikemukira mu nzu yo kwa muganga, ibikemukira mu nzu yo ku ishuri ntabwo ari byo bikemukira mu nzu yo mu rusengero. Hari umwihariko. Ari rero rimwe na rimwe bijyana, ngira ngo hari abafite nabyita itesha agaciro ry'inzu y'Imana no kutayumva no kutayisobanukirwa, ngo bamenye place yayo, bamenye icyicaro cyayo mu yandi mazu, bamenye no kubitandukanya. Ako niko kambabaza, kandi numva nifuza kwibutsa abakristo gukomera ku nzu y'Imana no kuyitangira uko byaba bishoboka kose, kugira ngo ntibure mu yandi mazu ari mu gihugu cyacu. Reka turebe umwanditsi wa Zaburi adufashe.
ubwo ni ukwiyibutsa agaciro k'inzu y'Imana. Zaburi ya 73 ni zaburi ya korari. Korari itangiza amagambo y'umubabaro. Umwanditsi arimo aranyura mu bibazo, indirimbo yabo n'indirimbo y'amaganya y'ibibazo bikomeye barimo banyuramo. Umurongo wa 2, ariko jyeweho ibirenge byanjye byari bugufi bwo guhanuka, intambwe zanjye zari zishigaje hato zikanyerera, kuko nagiriraga ishyari abibone ubwo narebaga abanyabyaha baguwe neza. Turumva ihurizo ry'umwanditsi. Hari ibintu arimo kubona akumva agize ishyari, hari ibintu arimo kubona akabona ntago bimushimishije, ariko ikibabaje nuko urimo kwandika ikimubabaje ari ukubona abanyabyaha baguwe neza. Umurongo wa 4, kuko batababazwa mu ipfa ryabo, ngo abanyabyaha ntibabara mu ipfa ryabo, ahubwo imbaraga zabo zirakomera. Ntibagira imibabaro nk'abandi, ntibaterwa n'ibyago nk'abandi. Nicyo gituma ubwibone buba nk'urunigi mu majosi yabo, urugomo rukabatwikira nk'igishura. Amaso yabo avanywe umutwe no kubyibuha kwabo, bafite ibirutu by'umutima w'umuntu wakwifuza. Ntabwo shaka kuhatinda, ariko Zaburi igice cya mbere cyangwa se igika cya mbere kitwereka abanditsi barimo berekana agahinda bafite k'ibirimo bibera mu isi. Kuki abanyabyaha bameze neza, kuki abatubaha Imana bameze neza, twebwe tukaba tumeze nabi. Ibyo bibazo rero bikomeza kubakomerana. Wakomeza ku murongo wa 13, umwanditsi aravuga ngo ni ukuri nogereje ubusa umutima wanjye, kudacumura nagukarabiye ubusa. Sinzi niba mwumva ikintu kiba kibaye iyo umuntu avuze aya magambo. Ni umuntu urimo noneho kubona ko gutungana ntacyo bimumariye, inzira yo gukurikira Imana ntacyo kimumariye. Mu yandi magambo, ibi nibyo bita depression. Yageza aho yicuza ibyo yakoze, ibyo yitaga byiza, yageza ahagera mu icuraburindi ry'ibibazo, hanyuma aburuka byikuramo. None hatangira no kwicuza impamvu yanakoze ibyo yakoze, yicuza impamvu yaretse ibyaha yagombaga gukora. Yumva byose bibaye umwijima. Ariko ku murongo wa 16 aravuga ngo natekereje uko nabasha kubimenya birandushya birananira. Natekereje uko nabasha kubimenya birandushya birananira. Murongo wa 16, natekereje uko nabasha kubimenya birandushya birananira. Turimo turabona atari abantu bafite ibibazo ngo batuze, hoya, ni abantu bafite ibibazo ariko bagashaka uburyo babisubiza. Barashakashaka mu mazu yose yavamo ibisubizo, ariko nta gisubizo babonyemo. Barashakashaka, sinzi niba barakomanze mu nzu z'abami, ubundi se umwami yasobanura gute ikibazo bari bafite? Ntabwo yakibasha. Hari ibibazo abami batasubiza. Hahirwa ababimenya kare, kuko nabo bafite ibyabo bibazo kandi baba bakeneye ko bisubizwa. Ariko umwanditsi aratubwira ngo uko yashakashakaga aho yakura igisubizo byagiye byanga. Ariko umurongo wa 17 ndawukunda cyane. Kugeza aho nagiriye ahera h'Imana, nkita ku iherezo rya babandi. Murumva aho yakwiye igisubizo. Nuko yafashe urugendo, sinzi amazu yari yamaze kujyamo yose, tuvuge ko yinjiye mu ya minisitiri w'ubutabera, dore ko yari afite ikibazo cy'ubutabera, ariko ntiyakuramo igisubizo. Arasohoka ajya mu yandi mazu abakikije, amazu y'imiryango, amazu turaramo, aho hose ashaka igisubizo cy'ibibazo byari bimuremereye. Bibiliya iratubwira ngo aho hose narashakishije birananira, ngo kugeza ubwo ninjiye mu nzu y'Imana. Ngeze mu nzu y'Imana nkuramo igisubizo. Hano turiga iki? Cyambere nuko hari ikiva mu nzu y'Imana kitava mu yandi mazu. Hari ikiva mu nzu y'Imana tudakura mu yandi mazu. Kuko nuza kumva akimara kugera mu nzu y'Imana, indirimbo ye yarahindutse. Uwaririmbaga agahinda yabonye iherezo ry'ibyo yitaga ibyishimo, ahubwo noneho abibona nkaho nta mumaro. Kuko asoza aririmba agira ati, ariko none ndi kumwe nawe uteka. Yari amaze kumenya ko mu buzima atari wenyine. Inzu y'Imana niyo yabimwibukije. Icyambere atari yibukijwe n'andi mazu yose yinjiyemo ni iherezo ry'ikibi. Icyo yakigiye mu nzu y'Imana. Ikindi yigiye mu nzu y'Imana nuko ari kumwe n'Imana ubuzima bwe bwose. Icyo nacyo andi mazu ntakigisha, yagikuye mu nzu y'Imana. Ariko hari amazu menshi ngira ngo yinjiye
reka tuvuge nk'inzu twese twubaha, inzu bita ibitaro. Ni inzu nziza, winjiramo ukababwira uti meze nabi, kuguru kurandya, bagasigaho utuntu tw'utuntu ntazi uburyo baradukoze, ukabona uvuye muri Mutaraga ugenda. Ariko ibyo ntibihagije, umwijima yari arimo ntabwo wabashaga gutoborwa n'imiti. Ibinini ni utuntu twiza umuntu agashyira mu kanwa, umutwe wamuryaga akabona uratuje. Ariko ntabwo ari cyo gisubizo, ntabwo buri gihe ari cyo kibazo tuba dufite. Hari ubwo tugira ibibazo birenze ibinini, hari ubwo tugira ibibazo birenze agashinge. Iriya maji ibera mu bitaro irakabyara kandi iragahoraho. Inzu zacu nziza twivurizamo turashima, kandi zirakubakwa neza, zirakagira tuwarete zisa neza, zirakamera neza rwose. Ariko ntabwo zifite icyo zivuga ku mwijima w'urupfu. Iyo wageze bandikaho ngo yapfuye iyi tariki, nta kindi zivuga. Ariko umva icyo yakuye mu nzu y'Imana kitava mu bitaro. Ubwo umutima wanjye washariraga nkibabaza mu mutima, nari umupfapfa nta bwenge nagiraga. Sinzi wari umutoboreye uyu muryango ngo arebe hakurya. Nameraga nk'inka, hano yandika inka, ubundi mu kirimi cyabyo, mu rurimi rwabyo ni nameraga nk'igikoko, nari inyamaswa, nta bwenge nagiraga. 23, ariko noneho nk'umuntu umaze kubugira, ariko noneho ndi kumwe nawe iteka, umfashe ukuboko kw'iburyo. Mbega ninde se watangira iyerekwa? Ibi babikura mu nzu ya perezida se? Oya, ujyamo ukavamo rwose. Cyokora kwa perezida wavamo ufite sheke ihagije rwose itubutse, wanavamo wamamaye buri wese akuzi kubera ko bagufite kwifoto. Ariko ntabwo wajyamo ngo uvemo uzi kuzaba iteka ryose, kuko dufite abaperezida twamaze gushyingura, dufite n'abandi kandi nta n'utabizi ko uva amaraso wese afite isano rikomeye cyane asangiye na mugenzi we ryo gupfa. Ariko hari ikintu arimo abona kitava mu yandi mazu, kitava mu mazu yandi yose, no mu nzu araramo ntibyakunda. Ni icyitwa kari kumwe n'Imana iteka ryose. Ni akahe kazu se kari muri iyi si katwibutse? Kuko amazu yose ubundi muri filozofe ya Kigiriki ni ibigaragara bifite icyo bihishura gihishe, burya bifite icyo bihagararije. Ariko none ndi kumwe nawe iteka ryose, umfashe ukuboko kw'iburyo. Mbega gukomera, mbega urumva umuntu wari muri depression ingana kwa kundi twavuze mbere, none akaba arimo avuga ngo ariko none ndi kumwe nawe iteka ryose. Arimo aravuga ikintu gikomeye cyane, ariko ukibaza ngo kivuye hehe? Yatubwiye ku murongo wa 17, kivuye mu nzu yinjiyemo. Murongo wa 24, uzanyoboza ubwenge bwawe kandi hanyuma uzanyakirana icyubahiro. What? Uzanyoboza ubwenge bwawe kandi hanyuma. Ikindi kintu gikomeye cyane kivuye mu nzu y'Imana, kitava mu nzu z'abami, kitava muri stade. Inzu isigaye iruta izindi muri uyu mujyi wa Kigali, niyo ngari kabisa. Ariko iyo nzu ntabwo izi kuvuga hanyuma, ntabwo izi ko hanyuma hanabaho, kuko bose utsinzwe asohoka atazi hanyuma, utsinzwe asohokana agahinda, utanezerewe uwanezerewe asohokana ibyishimo by'uwo mwanya gusa, yasubiramo akavanamo amarira. Ariko hano hari ikivuye mu nzu y'Imana kitava mu yandi mazu, kiragira kiti ugezemo yize ko hariho na hanyuma. Bivuze rero ngo inzu y'Imana ntabwo ari inzu gusa, oya, ahubwo ni n'irembo. Uyigeramo aho kugira ngo igukingirane, ikubere gereza. Yewe n'ayo mazu nayo turayafite mu Rwanda bita gereza, nayo banza afite umumaro ngira ngo ariko arawufite, buriya arawufite, kandi nayo arimo arubakwa neza. Turebe uburyo yakosora, kuko bamwe muri twebwe tuba twananiranye cyangwa bigoye ko tubana n'abandi. Nayo ni amazu, ariko nayo yagiye ahabwa agaciro gatandukanye mu bihe bitandukanye. Burya kera bafungiraga mu mazi, ariko ubu bashyiramo na ka laptop, cyo cyari cyo ku ruhande.
ageze mu nzu y'Imana niho amenyeye ko hari ubundi buzima bwo hanyuma. Inzu y'Imana rero turabona ko ihindutse irembo, ihindutse ikimwereka hakurya y'aho atabonaga. Niyo ishoboye gutobora wa mwijima yari arimo utabashije gutoborwa n'amazu yose yazengurutse. Kandi namwe murabizi, hari amazu twinjiranamo ibibazo tugasohoka ahubwo byikubye, kandi ayo mazu arahari. Ariko inzu y'Imana umwanditsi wa Zaburi arimo atubwira ngo agezemo yahishuriwe yuko nta hanyuma hahari kandi azakirwa na icyubahiro. Murongo wa 25, ninde mfite mu ijuru utari wowe? Iri jambo ijuru ntabwo yigeze rikoresha muri ya marira, ahubwo yarivuze ku murongo wa 9 gusa, avuga yuko abona abanyabyaha ari bahubwo banarituyeho ataryinjira. Ariko yavugaga ijuru ry'ikirere. Ariko noneho ku murongo wa 25 avuga ijuru ry'ubuzima bwe n'Imana, avuga ati ninde mfite mu ijuru utari wowe? Iki nacyo yakibonye amaze kugera mu nzu y'Imana, kumenya yuko afite undi muntu hakurya y'ubu buzima. Ubwira umuntu ati hano byaranze, ati ntariya byaranze, aho mfunze umutwe wose nta kibayo, ugashaka icyo umubwira ukakibura. Ariko uyu muntu ashobora kuba arimo amena ibanga ry'uko uwo muntu umwinjije mu rusengero ashobora gutobora uwo mwijima akabona hakurya. Umubiri wanjye n'umutima wanjye birashira, icyo arakimenya. Yahamenyeye ubwenge, icyo ni ikindi dukura mu nzu y'Imana. Ariko Imana niyo gitare umutima wanjye uhungiraho, kandi niyo mugabane wanjye iteka ryose. Yamenye ibidashira aho bitandukaniye n'ibishira, yamenye igihita, amenya kugitandukanya n'ikigumaho. Murongo wa 27, kuko abakujya kure bose bazarimbuka. Yamaze kubona ko abatari kumwe nayo ibyo ntabwo babimenyera mu bitaro, ntabwo babimenyera muri stade, ntabwo babimenyera mu kabari. Bifite inzu isumba izindi bimenyerwamo, kandi isuka ariyo yonyine dukeneye, n'izindi zirakenewe, ariko hano ndavuga umwihariko wayo. Kurimbuka ni iki? Ni ukunyanyagira wese ukananirwa kongera kwihuza. None se turabiyobewe ko uwugiye kure wese y'Imana birangira ubuzima bunyanyagiye ku buryo atakongera kubuteranya, ukanabuzana ahubwo umuntu agirwa n'uyu mubiri ukomeza kutubeshya yuko tukiri hamwe, basi ukabutwara mu mashuka ukaryama. Ariko yabimenyeye mu nzu y'Imana yuko umuntu ashobora kwangirika. Ikintu bita kurimbuka ntabwo ari iterabwoba, ni ugucagagurika wese ukabibice ku buryo nawe ubwawe utabasha kuryama. Burya no kubasha kuryama ni umutware. Ubwo ntabwo mvuga ababuzwa kuryama n'uburwayi, ndavuga kunanirwa kuryama kubera akajagari ko mu mutwe, n'abo wabeshye bakikwirukankamo, n'abo wasambanyije bakirimo kukurusha mu mutwe, n'abo wibye bakirimo kurusha mu mutwe. Ibyo ni ukurimbuka, ibyo ni ukunyanyagira ku buryo utakongera burya kurimbuka burundu ni ukuba ugeze aho utakongera kwiteranya habe na rimwe. Murongo wa 28, ariko jyeweho kwegera Imana niko kwiza kuri jye. Icyo nacyo yakivumburiye mu nzu y'Imana. Mwibuke ko insanganyamatsiko yacu yagiraga iti inzu y'Imana ni inzu ngombwa, ni inzu y'ingirakamaro. Ntabwo ari inzu ukura muri sosiyete ngo sosiyete isigare uko yari iri. Ni inzu ukura muri sosiyete ikicwa na byinshi. Namwe mugerageze muse nk'abareba icyaba kuri uru Rwanda rutagifite inzu y'Imana. Twabona ibinini, twabona inshinge, twabona ibyo kurya mu maresitora, amahoteli arimo arubakwa, amashuri arimo arigwa, stade zirahari twajya tujyayo tugakina, ariko hari icyo twaba tubuze, kandi sinyivuze. Tuzakibona n'ubundi iyo wa mugani, icyo tuba dushaka akenshi tunyurwa tukibonye. Umwami Uwiteka niwe ngize ubuhungiro kugira ngo namamaze imirimo yakoze yose. Disi wa muntu watangiye yumva ubuzima bwijimye ku buryo nta n'ikintu abona yabukoramo, ku buryo arimo kwicuza niba hari umumaro w'akazi ariko kose yakora. Muzi ko iyo ubwihebe bwamaze kuba ubukabije uba wumva nta kintu wakora. Nawe yari yamaze kugeraho nta kazi yumva gafite umumaro, ariko murabona se adasohoza afite akazi. Avuye mu nzu y'Imana avuga ati noneho mbonye basa akazi, ngiye kujya mvuga imirimo wakoze, ngiye kujya mvuga ibyawe, nibyo ngiye gutangaza. Wari ubuze impamvu yo kubaho ayikuye mu nzu y'Imana.
bavandimwe rero, inzu y'Imana arimo aratwigisha yuko atari ikintu gikinze, ahubwo tuyinjiramo nk'ikimenyetso, tuyinjiramo nk'ikimenyetso cy'inzu nyanzu ari we Yesu ducumbikamo twese. Ariko yasize ikimenyetso, kandi ikimenyetso ni ikintu gifite imbaraga, gifite icyo kivuze. Iyo bashyize hari idarapo, ntabwo bavuze ngo iki ni igihugu, ahubwo ni ikimenyetso cy'ikintu gikomeye, ntawe ukina nacyo. Niko tudakwiye gukina n'ikimenyetso cy'umwami usumba abami bose. Uwo ni jyewe, ni gutyo ntekereza. Cyane cyane ko ari ikimenyetso gikiza, ni umuti uvuga uti we abatuye iyi si. Bavandimwe, ntabwo inzu y'Imana ikinze, ahubwo inzu y'Imana ni irembo, niyo yonyine ishobora guhuza isi n'ijuru. Izindi nzu iyo bwamaze kwira zibura uburyo zitwereka hakurya, ahubwo baragufata. Inzu yageragezaga gutanga ubuzima, ubwo nyine ni mu bitaro, twese tukajyayo handitseho agatariki, yavutse iyi tariki, yapfuye iyi tariki. Hanyuma dukora iki? Tugashima iyo nzu kuko ari aho ngaho igeza. Ariko ni iyihe nzu ishobora kudukuraho se? Ni iyihe nzu tujyehe nyuma yo kuva muri iyo nzu? Tugutware mu nzu za minisitiri, afite icyo arenzaho Paul. Ariko ntekereza yuko ubukirisitu bufite icyo burimo bumara, buzi kwakira nyuma y'uko ibitaro binaniwe, buzi kwakira nyuma y'uko amashuri ananiwe, buzi kwakira nyuma y'uko uvuye mu nzu wararagamo aho wakoreraga Imana, yaba mu murimo wo gucunga umutekano w'abantu b'Imana. Tuzi kukwakira. Hari inzu ikomeza kuba ngari, ikomeza gukoraho ku isi, ariko kandi ikanaharenga igakoraho mu ijuru. Inzu y'Imana rero ni inzu ifite ikivuze mu mudugudu. Iyo itarimo hari ikiba kidahari, iyo itarimo hari ikiba kibuze. Burya iyo hari inzu yagenewe ubuvuzi mu mudugudu, bavuze ngo serivisi yo gutanga ubuvuzi irahari. Iyo hari inzu yagenewe kwiga mu mudugudu, serivisi yo kwiga iba ihari. Iyo nzu idahari, iyo serivisi niba ihari. Inzu y'Imana iyo idahari, babivuze ngo serivisi y'inzu yayo nyine ntabwo irimo gutangwa. Ibyo sinzi impamvu abantu batabireba ngo banabone ko ubuzima bw'umuntu ari bugari, bukeneye byombi. Kubureba n'amaso magufi, ukabuha bito, ukabuha bike, ubuha ibizarangira biremye umwijima utabasha gutoborwa n'ibyo watanze byose, kubera ko watanze ibyo mu isi gusa. Kandi ubukristo buzana urumuri rw'ijuru mu mwijima w'isi. Uwo bita umubwiriza, ubwo bwari bwije burundu, yaranditse kubaho no gupfa ni kimwe. Bwari bwamwiranye, yari yabuze utobora. Bibiliya ivuga ngo iki se? Ngo iyo ndebye munsi y'ijuru, mbona twese turimo kwiruka inyuma y'umuyaga. Iyo areba hejuru y'ijuru se, iyo areba hejuru y'ijuru, yari bubone yuko no kwirukanka inyuma y'umuyaga nabyo bijya bigira umumaro. Ariko ibyo ntibikundira mu nzu z'amashuri, ibyo bikundira mu yindi nzu izi kuvuga ijuru, abantu bose bareba mu isi. Umwana ubuzima bwe burangirika, bakamutwara mu tuzu, ariko iyo abonye uvuga avugira mu ijuru, hari icyo bikora mu buzima bwe. Ibyo bivuze iki rero? Iyo inzu y'Imana ihari, biba bivuze ngo Imana iri kumwe namwe. Bifite icyo bisobanura, ni ikimenyetso ndangamana kigaragara, ni ikimenyetso ndangamyemerere y'abakirisitu. Iyo ugishenye uba ubashenye, uba urimo kubasenya buhoro buhoro. Iki ari urwibutso gifite icyo cyibutsa, wowe ukagikiniraho cyangwa se umuntu akagikiniraho, utuma abakibonaga nk'urwibutso bibagirwa icyo byabibutsaga, bibagirwa ijuru nyine, bibagirwa ubukirisitu. Iyo inzu y'Imana idahari, hari byinshi biba bitagihari, kuko inzu y'Imana ni urumuri mu mwijima w'utuzu twinshi tubamo. Bamwe baba bavuye mu kabari batazi n'aho bataha, niyo nzu bubashye muri iyi si, niyo bagurira, niyo, ariko baza mu nzu y'Imana bagataha ameze amahoro. Ndashima rero amazu menshi atandukanye dufite muri iyi si, ariko inzu y'Imana reka nayo twibuke ko ari inzu ngombwa. Ibyo bitaro ni byiza,
ariko ntabwo akazi kabyo nyirizina ari ukutwibutsa Imana. Inzu y'Imana niyo nyirizina yeguriwe uwo murimo wo kutwibutsa Imana no kutwibutsa ubuzima bwayo, kandi no kutwibutsa ubuzima bw'ubuziraherezo. ariko nubwo izi nzu zindi ari nziza, hari umwijima zitabasha gutobora, kandi iyo zananiwe kuwutobora ziba zivuga ngo mushakire ahandi, mushaka andi mazu. Winjira muri stade ukavanamo umwijima bigusigira, hari nubwo ugusiga utazi icyo uri bumaze ijoro. Hari amazu menshi ariho twinjiramo aho kugira ngo tuvemo dukeye, nk'uko uyu mwanditsi yavuyemo akeye, ukavamo wijimye. Ububari ni amazu arimo gutuma abantu bijima. Ibitaro ni inzu bamwe tuvamo bwa mbere bagerageza dukeye kandi turayishimira, ariko hari umwijima wa nyuma. Hari umwijima wa nyuma itanga, umwijima watwara ibyawe, umwijima watwara uwawe. Ninde wawutobora? Hariho amazu menshi, ameza n'amabi, ariko n'ameza asumbanwa ubwiza, kandi mu budasa twige kubaha amazu yose. Urusengero rero, nzi neza ko iyobokamana nyarwanda ryatinze kumva imbaraga z'ibifatika, ariko ntekereza ko tumurikiwe na Kristo dushobora kumva impamvu y'ikimenyetso kigaragara kigomba kuba kiriho gitunga agatoki ku kitagaragara, ari we Yesu Kristo, urusengero nyarwo rw'ubuzima bwacu. Urusengero rero ni urumuri mu mwijima, rumurikira sosiyete ikaba yava mu mwijima irimo. Aho ruri ntago hari umwijima, ntihakwiye no kuba umwijima ungana n'uwakahabaye hose hazengurutse, amazu tuvamo twasinze tutazi naho tugomba gutaha. Soza rero, ntabwo mu rusengero nubwo mparase cyane dusangamo ibyo kurya biteguye ngo murye muhage, ntabwo muhasanga amafiriti ameze neza. Duteka iki se? Ko tuvangavanga utuntu natwe turi aho tukapfunyika tukavuga ngo akira Yesu, ujyeho wibuka ko ari we yapfiriye kandi kazakurinda kugeza mu bugingo budashira. Ikindi duteka ni iki se? Tuba dufite akameza aho ngaho, twakashyizeho agatambaro kacu mu buryo bwacu, twaba akira, unywaho wibuka yuko ari wowe Kristo yapfiriye. Hakutwo tujambo dukeya tuvugira kutwo kurya twacu dutobora umwijima wo muri iyi si. Hari icyo tuvuga mu bitaro batavuga. Mu bitaro nabo bafite utwabo two kurya, bandikaho ngo urye kimwe ku manywa, urye kimwe nimugoroba, urye kimwe. Hari n'ibyo basigaye tubwira ngo ntukirya saa 12 za nijoro, urakirya saa 12 za mu gitondo niba ushaka kurama. Ariko utwo kurya twabo turinda ubuzima bw'ino, two kurya twacu tugatobora ubwino, tukabwereka ubwo hakurya. Akazu kacu rero nubwo karimo gasuzugurwa muri iki gihe cyane, bavandimwe ba Kristo, kamere kuri mwebwe abafite amafaranga, murimo murahemuka kudatanga amafaranga ngo twubake inzu y'Imana. Murimo murahemuka rwose, inzu ihuza isi n'ijuru. None se ahubwo leta ko tuniguriza tukubaka ministeri, mwarebye uko n'ibinza ari ngombwa twaniguriza abakristo tukubaka inzu z'Imana. Ariko inzu y'Imana ntive mu isi, kuko nivamo turashira. Turashira kubera ko turasigara n'isi gusa, hanyuma tujye dusoma umubwiriza ubuzima bwacu bwose. Isi yose ni ubusa, ibirimo ni ubusa, kubaho ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga, kugirinda itarya ibyo kurya wakoreye, ibyo nabyo ni ubusa. Niyo ndirimbo tuzahamana nituba tudafite inzu itunga mu ijuru. Ubuzima rero bushaka gukura ibiranga Imana muri bwo, cyangwa igihugu kiba gishaka gukura ibiranga Imana muri cyo, kiba gishaka ko igisigara ari ubuzima nyine butazi Imana. Rubyiruko rero, hari amazu menshi hano hanze, muramenye muhitemo inzu nyanzu, muhitemo inzu iri tuzindi, mumenye akamaro ka buri nzu, mumenye n'umwanya wo kuyijyamo. Ariko amazu yose mumenye ko atari meza. Hari amazu murimo kwinjiramo abangiriza ubuzima, hari amazu murimo kwinjiramo abicira umumaro. Ariko nimuba mwumva ubuhamya bw'umwanditsi wa Zaburi bubafasha, muze mwinjire mu nzu y'Imana murebe, muze murebe
hararuta kujya muri supermarket, hararuta kwinjira kurwara ya ndwara yo kugura buri icyo ushaka. Ni heza, dukurayo amandazi umuntu agataha agakubita igikoma akaryoherwa. Supermarket ni inzu nziza, ariko ntabwo ari inzu yagereranywa n'inzu y'Imana. Ifite ibyo ikora, n'inzu y'Imana ifite ibyo ikora. Muramenye rero, mushishoze amazu mwinjira, mutagirayo mugwamo mugasanga ni munayavuyemo amahoro. Kwinjira muri presidence ni byiza, ariko ntabwo bitobora umwijima w'urupfu, ntabwo bitobora umwijima w'ubugingo buhoraho twese dukunze guhura nawo iyo abacu barimo bataha. Inzu zose zidukikije zijya zijima, ariko inzu y'Imana ishobora kujya, nubwo nayo umwijima ushobora kubamo kandi uraza tuwubamo, ariko imurikamo, tubonamo umucyo. Benshi rero wenda tuzanaganira nabo umunsi umwe babaho ubuhamya, ariko ni inzu abantu benshi bagiye binjira bagakiriramo. Hari urubyiruko rwayinjiyemo rusanga ntabwo imeze nk'andi mazu yose binjiye, bavamo ubuzima bwabo bwahindutse, barabyiniramo bakanezerwa, bagasohoka nta kibazo bafite, bagasohoka batari bwicuze. Hanyuma harya ngo barekeraho kubyinira Imana yabo, niba byine biruta kubyinira mu kabari, aho babyina ibizashira, aho babyina mu gitondo bakicuza impamvu babyina. Murebe rero uko tuzamera niba nta handi ho gushyira abana bacu kugira ngo babyinire banezererwe ya Mana yabo, bibuke ibidashira muri iyi si bereka ibishira. Ubwo rero nsoza, nimugende mugerageze ahandi, mugerageze andi mazu yose, nimubona haruta mu nzu y'Imana muhameyo. Nimubona mu nzu y'Imana utari wahagera, ndakwinginze ngwino ukandagiremo, ngwino winjire, ngwino wumve ibibera mu nzu y'Imana. Rubyiruko, Bakristo, Rwanda, inzu y'Imana ni inzu ngombwa. Umwanditsi wa Zaburi aho yamariye kumenya agaciro k'iyo nzu, yaravuze ngo umunsi umwe ndi muri iyo nzu bindutira kuba ahandi. Bakristo rero bafite amafaranga, muri iki gihe turayakeneye cyane. Mwitange, aho muri muteraniye mwubake inzu y'Imana. Ahari iki nicyo gihe ngo twibutse amagambo ya Hagayi ngo ko inzu y'Imana ibaye umusaka, kandi twebwe turi mu mazu ameze neza. Namwe bandi bashinzwe iby'izi nzu, n'abarimo kuzishyiraho ayo mabwiriza, mugize neza, mwabikorana urukundo runareba umumaro w'iyo nzu mu Rwanda rwacu. Murakoze, mugire ibihe.